Kristo, kumukurikira no kumwamamaza, maze dusubize amaso inyuma turebe ko aho tutatambutse neza tumusabe imbabazi, maze dushimangire ko ari we wenyine twakiriye kandi dukomeyeho. Bavandimwe, mugiye kubatizwa, umuryango w'abakristu bakiranye ibyishimo byinshi. None mu izina ry'uwo muryango ngiye kubakorera ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma namwe ubwanyu ndetse namwe babyeyi batisimu murakorera kuri aba bavandimwe bagiye kubatizwa ikimenyetso cya Kristo Mukiza. Ndumo Kristo Bavandimwe, ni mucyo rero duhaguruke twiyambaze abatagatifu bose, maze dusabire abavandimwe bagiye kubatizwa. Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristu utubabarire, Nyagasani utubabarire, Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana, Yohani Batista mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Petro na Paulo batagatifu, abawe Kristo i Uganda batagatifu, bazina bacu batagatifu, babyeyi, inshuti namwe bene wacu mwese mwageze mu ijuru, batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana, Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wohereje umwana wawe mu bantu kugira ngo tuvane ku bubasha bwa sekibi kandi akure umuntu mu mwijima maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Turakwinginga twiyoroheje kugira ngo abavandimwe bacu numara kubakuraho ubwandu bw'icyaha cy'inkomoko ubagira ingoro yawe ntagatifu kandi ubahere umutagatifu wawe baturemo, ku bwa Kristo umwami wacu. Mwicare, tugiye gusiga abana bacu amavuta y'abigishwa mu gatuza. Ububasha bwa Kristo Mukiza bubakomeze, nibigaragazwa n'aya mavuta y'agakiza tubasiga muri Kristo Nyagasani. amavuta y'agakiza, amavuta yagenewe intore.
bavandimwe mwese nimuhaguruke hanyuma dusabe roho w'Imana amanukire kuri iri riba ry'abatisimu abavandimwe bagiye kubatirizwamo. Mana yacu ku bubasha bwawe butagaragara unonosora ibitangaza mu bimenyetso by'amasakaramentu yawe. Kuva mu ntangiriro wakoresheje amazi ku buryo bwinshi kugira ngo utegurire abantu kumva neza inema y'abatisimu. Mana yacu isi kiremwa ni roho wawe warerembaga ku mazi ugira ngo yahe hakiri kare amiringiro y'imbaraga zitagatifuza. Mana yacu igihe cy'isendera ry'umwuzure werekanye uburyo bwo kuvuka bundi bushya kuko amazi yashushanyaga ubutsiratsizwe bw'icyaha no kuvuka k'ubutungane. Mana yacu niwe wambukije abana ba Aburahamu inyanja y'umutuku ugira ngo umuryango wawe urokoye ku bucakara ushushanye imbaga y'ababatijwe. Mana yacu umwana wawe ukunda yabatirijwe na Yohani mu mazi ya Yorodani acengerwa na Roho Mutagatifu, kandi igihe ari ku musaraba urubavu rwe rwavuyemo amazi n'amaraso. Maze amaze no kuzuka yabwiye abigishwa bati nimugende mwigisha amahanga yose mabatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero Nyagasani urebana ubugwaneza kiliziya yawe uyivuremo isoko y'abatisimu. Aya mazi nahabwe ku bwa Roho Mutagatifu inema y'umwana wawe kugira ngo umuntu waremwe mu ishusho yawe batisimu yamwohagizemo ubusembwa bwonone iyo shusho avuke bundi bushya ku bw'aya mazi no ku bwa Roho Mutagatifu. Turakwinginze Nyagasani kubw'umwana wawe ubasha bwa Roho Mutagatifu nimumanukire kuri aya mazi kugira ngo abantu bose bahambwe mu iyobera ry'urupfu rwa Kristu ku bw'abatisimu hamwe nawe bazukire ubuzima bw'ukuri ku bwa Kristu umwami wacu. Ubu rero twese tugiye guhamya ukwemera kwacu, duhakane sekibi n'ibyayo byose nk'abana b'Imana. None rero mwanze shitani, murayanze n'imihango yayo yose n'ibyo idushukisha byose, mwemera Imana Data ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi, mwemera Yezu Kristu umwana we w'ikinege Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya akababara agahambwa akazuka mu bapfuye none akaba yicaye iburyo bwa se, muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu wamanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentekosti na Kiliziya Gatolika n'urusange rw'abatagatifu ikizwa ry'ibyaha n'ubugingo buzahoraho iteka, murabyemera? Nguko ukwemera kwacu, nguko ukwemera kwa Kiliziya yacu twese twiyemeje kwamamaza. None rero murashaka ko aba bavandimwe babatizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamamaza, murabishaka? Imicare. Nyagasani umwe ukwemera kumwe batisimu imwe Imana imwe inayo mubyeyi
bavandimwe mumazweze kubatizwa, ubu mwabaye ibiremwa bishya, mwambaye Kristu. Uyu mwambaro wera de uragaragaza ubutorwe bwanyu. None muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, maze muzawugirane mu bugingo bw'iteka utanduye. Nimwakire urumuri rwa Kristu. Babyeyi baba bana babatijwe, namwe bana bacu, urumuri nimwe ruragijwe mukazarwitaho kugira ngo abana banyu bazahore bamurikiwe na Kristu, bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomere mu kwemera. Nyagasani naza bazashobore kumusanganira, bishimane mu bwami bwe hamwe n'abatagatifu bose. Amen. Mureke rero dushimire abavandimwe, abana bacu bamaze kubatizwa, dushimire ababyeyi babo babatisimu, dushimire n'abafashije kugera kuri uyu munsi babateguye, tubahe amashyi n'impundu byinshi. Ubu rero aba bana bacu bavutse bakuze, bagiye guhabwa ubutumwa, bagiye guhabwa byihariye Roho Mutagatifu. Reka tubanze tumwambaze, maze twambaze Roho Mutagatifu. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kitubwira ko nk'uko Nyagasani Yezu yabisezeranye ku munsi wa Pentekosti, intumwa zasendereye Roho Mutagatifu
zihabwa n'ububasha bwo guha uwo Roho Mutagatifu abemera, bityo zigasohoza ibyakozwe mu ibatizwa. Tuhasoma kandi ko igihe Pawulo Mutagatifu yashyiraga ibiganza ku babatijwe, Roho Mutagatifu yabazagamo. Abepiskopi bazungura intumwa nabo bafite ubwo bubasha mu isakaramentu ryo gukomezwa, ari abepiskopi ubwabo cyangwa se abasaserdoti batumye baha Roho Mutagatifu abavutse ubwa kabiri ko bw'abatisimu. Roho Mutagatifu ababatijwe bahabwa muri iryo sakaramentu ni usakaza urukundo rw'Imana mu mitima yacu, ni utubumbira mu kwemera kumwe no mu butorwe bunyuranye twahamagariwe. Bityo niwe utagatifuza Kiliziya akanayiremera ubumwe. Bavandimwe mwiteguye gukomezwa, Roho Mutagatifu mugiye guhabwa arababera ingabire ishyira mu mitima yanyu kashe ye ituma murushaho gusa na Kristu no kuba ingingo za Kiliziya ye. Muri shushanya na Kristu ubwo yasigwaga na Roho Mutagatifu muri batisimu yahawe na Yohani, nibwo yatumwe kwamamaza inkuru nziza ngo akwize ku isi hose urumuri n'urukundo by'Roho Mutagatifu. None rero bavandimwe, ni mube ingingo nzima z'iyo Kiliziya, mugororokere Roho Mutagatifu, mwihatire kugirira abantu bose neza, mugenze nka Kristo wazanywe no kugaragira aho kugaragirwa. Twasubiye mu kwemera kwacu, twavugurira amasakaramentu y'abatisimu, none ubu tugiye kwambaza Roho Mutagatifu kugira ngo ahe abavandimwe bagiye gukomezwa ingabire zendwi. Ababyeyi batisimu, muramburire ibiganza ku ntugu z'abana banyu, hanyuma kandi ayo matara muyazimye, mwifate neza. Mwese muhaguruke dufatanye kwambaza Roho Mutagatifu. Mana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristu, wabyaye bundi bushya abayoboke bawe ku bw'amazi na Roho Mutagatifu bakiza icyaha. None rero we Nyagasani, basakaze mu muhoza Roho Mutagatifu, ubahe Roho ubuhanga n'ubwenge, Roho ubujyanama n'ubutwari, Roho ubumenyi n'ubusabane ku Mana, basenderezemo Roho icyubahiro n'urukundo ku bwa Kristo umwami wacu. Nimwicare, ubu tugiye gusiga aba bavandimwe bacu amavuta ya Krisma, amavuta yagenewe intore za Nyagasani, abahanuzi, abasaserdoti n'abami. Turayabasiga ku gahanga tubabwira tutakira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu uhawe. Bagasubiza bati amen. Tutigira amahoro, bati urahore nawe. Tukabakubita agashyi kagaragaza ko babaye abantu bakuru, babaye intumwa.
Nyagasani Imana yacu wahaye intumwa zawe Roho Mutagatifu kandi ushaka ko abakuyobotse bose bamuhabwa babikesheje zo n'abazazizungura, turakwinginga tega amatwi isengesho ryacu, komeza mu mutima wa kwemera igikorwa cy'urukundo watangiye ku munsi wa Pentekosti, maze bamamaza ivanjiri nta bwoba, tubigusabye ku bwa Kristo umwami wacu. Mureke rero dushimire n'abana bacu, abavandimwe bacu nabo bamaze gukomezwa, tubifurize gusohoza umurimo Roho Mutagatifu abashinze muri aka kanya ku buryo bumunogeye. Mureke tubahe amashyi n'impundu byinshi. Basubire mu myanya yabo.